abashe kwemerwa mu ndemero kuvuga ibindi byose wabibaza tukabisubiza uko amasezerano yaragihari hanyuma Jay Polly nawe yaragifite amasezerano y'imyaka 3 amaze umwaka bivuga ngo wabaza noneho ikindi kibazo ushaka ariko amasezerano yaragihari aracyanahari icyo cyo nanakivugaho nubwo tutabafite hano cyane iki sinzigeze kumva abavandimwe bari kuvuga ngo umutima nabahari ariko mu nyandiko barahari ko icyo navuga no kugeza isaha haracyahari abakozi ba Demel ko amasezerano ntagaseswa n'uruhande rumwe cyangwa ngo aseswe n'umuntu umwe amasezerano aseswa n'amategeko nyuma y'uko abantu bumvikanye bibashe gushyirwa mu bikorwa amategeko y'apfubira akavuga ati aba bantu batandukanye uyagomba iki n'uyagomba iki igihe bitarabaho mufiteho uburenganzira nk'umuntu udemba mbaraga afite wenda reka mwunganire ebe na mbere ndabanza kwisegura ku bimwe bamwe muri mwebwe abantu bagiye batwegera bashaka kuvuga ku iki kibazo specifically ariko twebwe turi company nini ifite uburyo ikoramo n'imirongo ngenderwaho tuvuga ngo umuhanda byuka ngo posting ikintu kuri social media natwe nka company ngo tumusubize so rero abo twagiye tuvugana nkababwira ko uno munsi ariko tuzagana birambuye ariko twihangane niyo twahisemo nka company ni nabwo buryo bwo gukora mu bwoko bw'industry company ngira ngo dore ko Safi Madiba twese gutsinda twese turabizi ari byavuzwe byo kwandikisha ibihangano bye ubwo ndagiye ngo my points nka zimwe zavuzwe cyane mwamufite amatsiko neza mushaka no kumenya ukuri kwabyo kugira ngo niba mutubaza mwatubaze kuri Safi Madiba bavuze ikintu cyo kwandikisha ibihangano abigira ibye icyo ni cyambere cya kabiri nabonye agenda avuga ko mu byiciro by'amasezerano ikindi ari uko atamenyeshejwe amasezerano kumenyeshwa ko buri wese ugiye kwinjira muri kampani akayimenyeshwa icyo ni cya kabiri ngira ngo ibyo nibyo yagiye kwemenga cyane ushaka kugira icyo bibazo arabibazaho kuri Jay Polly yanditse amasezerano avuga ko tutamukoreraga tutubahirije amasezerano nk'uko twabimusezeranyije ntabwo dufite ubushobozi bwo gukorera abandi bantu bo muri label Jay Polly ibikorwa byayo byose tunanira ubwo hari impamvu nawe amasezerano atagiye yubahirizwa n'ibikorwa kuko byari biteganyijwe gukorwa so nibaza kugeza amagingo anga mufite byibuze idea ku masezerano ari byo mwatubaza dufite byinshi byo gusobanura ariko turi bugendere ku matsiko n'ibyo mwifuza kumenya mwebwe tutagiye kuri buri point n'imwe twabaza rero sinzi ngo araki ushaka gutangira Nzeyimana Lukman cyangwa se bakivuga muri RBA ndatangira mbaza kubera ko impamvu ndi kubaza ikibazo nuko nigeze gutumira Safi ambwira ko muri contract ye hari amasezerano cyangwa se hari ingingo irimo kuvuga ko ugomba gukora ibi bihangano bitandatu biri locally n'ibihangano bibiri international mu myaka mumaze ntabwo ibyo bihangano muri mukorera ni nayo mpamvu yavuze ngo aho kugira ngo njye kubwira Demel njye gukora indirimbo reka njye nishyura indirimbo mu by'ukuri mu ncamake nemeza ko indirimbo imunywa ariyo yazanye icyo kibazo kubera ko ubwe avuga ko mu kiganiro twagiranye avuga ko yakubwiye ngo agiye gusharinga indirimbo ukabwira ntabwo ushobora gusharinga indirimbo intego yacu itabyemeye gukora intego yacu kirumvikana icyo nta kibazo ariko aravuga ntabwo nasohora indirimbo ngomba gusohora indirimbo kubera ko mbona umwaka ugiye kurangira kandi indirimbo yarayishyuye usanga harimo ikibazo nyine bitangira gutya ariko ndagira ngo mbaze nyine ku ngingo mufite nibyo koko Safi mwagomba kumukora indirimbo 6 zo mu Rwanda indirimbo 2 zo mu mahanga ubwo ni indirimbo 6 locally indirimbo 2 international kugira ngo dukore icyo kibazo niba ariko bimeze niba atari ko bimeze tumenye ko yatubeshye niba ariko bimeze tuvuga ati ingingo ya mbere wenda Safi aravugisha kuri tugende ku ngingo ushobora gutsinda ingingo 2 izindi 10 zikagutsinda reba usibye ko tutari no kuziburana ahubwo turi kubigaragaza aho bizahura n'amategeko ntabwo turi kuzitsinda cyangwa tuzitsinda ni ukurishyira hanze aho umuntu agakuramo ukuri undi akazakura no mu kindi mwanagukosoyeho gatoya wenda kuvuga ngo umunywa n'imunywa ntabwo aricyo kibazo dufitanye na Safi ntabwo aricyo kibazo cy'intandaro yo gusesa contract ni umukozi tumaranye imyaka igera muri 2 afite amakosa menshi cyane tumushinja nayo turaza kuyasubiramo kandi tugende no kuri contract dufitanye ibyo yagiye akora bitandukanye na contract ntabwo ari indirimbo nimunywa navuga ko ni imbarutso noneho yo kuvuga ati this is too much
ibyo birarenze ntabwo byo biri bushoboke byo birarenze uko byari bigeze ku rwego rwo kuvanga kampani n'iyindi nubwo kenshi yagerageje kuyihakana ariko birahari natwe kandi ukibuka mu sitoke wasanga ko bari kwamamaza kampani kandi noneho na mbere yuko dusohora ikibazo ko dufitanye ikibazo na Safi Madiba we yari yamaze already gukora iyo ntambwe yo kubanza gukora icyo kintu ari no mu bintu byanangaje amagambo abiri twavugaga mu Rwanda bwa mugiye ko ariko mu gihe muri ndemenya hawo muri temera kuri YouTube isi yose irabibona ko utari kuri temera njye nta n'ikibazo mfite ko abantu barakibona urabona ko utari muri temera kuri muri temera bakora indirimbo ya temera ntabwo bakora indirimbo ya n'ukuri nayo ni kampani ni kampani so warubaje ku ngingo wenda yo kumukorera ibihangano ariko icyo navugagaho ntabwo icyo twabwiye ariko habayeho gukunda guha ibibazo byinshi tubibabwire natwe kuri site yacu ibyo dushinga Safi Madiba byatumye amasezerano ashobora kuvamo agaragara kubaza ikibazo utarasubiza okay amasezerano uko ateye kuri iyo ngingo yo gukorera Safi ibihangano indirimbo 6 mu mwaka cyangwa se harimo ndetse n'ibindi international ayo masezerano ukabiteganya ntabwo uko ushobora kubyumva uko bivuzwe gutyo ariko siko amasezerano abiteganya amasezerano ukabiteganya ni iki kose kuri iyo ngingo ni ugukorera umuhanzi nibura indirimbo 3 mu gihe cy'umwaka ebyiri muri zo zikaba koranabanzi mpuzamahanga gusa umubare nyakuri w'indirimbo uzajya uganirwaho bitewe n'uko isoko rihagaze bitewe n'uko isoko umubare uzajya uganirwaho bitewe n'uko isoko rihagaze so icyo bisobanuye aho ngaho niko bivuga bikagira n'ingingo yindi irihagarariye ari nayo igenderwaho kurenza uko iya mbere bivuga biravuga ngo indirimbo 6 ubundi ndabyibuka ko tunabyandika twicaye ari nanjye umuntu wanakompenze nabwo ariko zishobora no kuba na 20 biterwa ushobora kubona umuntu ari kwirukanka bimeze neza ibintu bihagaze neza cyangwa se n'isoko cyangwa se na request z'abantu turavuga okay ahubwo ibyiza nuko twavuga ko ari ikintu ahubwo kiganirwaho bitewe na situation uko imeze zishobora kuba indirimbo 6 umuhanzi akaba ari mu bitaro zishobora kuba indirimbo 6 umuhanzi akaba ari muri tour atari muri izi ndirimbo zishobora kuba indirimbo 6 umuhanzi agasohora nk'indirimbo uwubwa akakubwira ati no indirimbo yanjye uburyo imeze uburyo kuzamuka ku isoko mu mpamezi 3 cy'ingo cyangwa se nta n'igihangano mfite kiri tayari yo kuba yasohoka guhangana n'ikiri nashyize hanze mu time nitegura niyo mpamvu hagiyemo iyo nshinga yo kuvuga ngo uko isoko rihagaze cyangwa uko situation imeze binasobanura no kuvuga ngo na rebo ubwayo nayo icyo gihe nayo ifite kuguha igitekerezo kavuga bro dukore cyane cyangwa se tube turetse iki kintu ndabona kiri gutanga umusaruro cyangwa kimeze gutya cyangwa se tubanze dukore strategy tubanze dushaka ikintu runaka ibyo rero niba byaragiye bibaho ni nako n'amasezerano abiteganya bikanarangizwa n'ikintu kimwe cyo kuvuga ngo iyo amasezerano y'umuntu cyangwa umuntu ajyanye ikibazo n'undi hari ukuntu ashaka kwidefana cyangwa se guhita agendera ku kintu atitaye kuri uburyo byakorwa iyo umuntu akenshi ngiye kugira ikibazo ntabwo yita ku buryo byakorwa ahita areba ibyanditse runaka so aricyo navuga rero kuvuga ngo kureba uko byakorwaga cyangwa uko byabimeze kuba gusa nkaho kwirengagijwe ibyo bikorwa iyo bitakozwe normally habaho ikintu nk'iki cyabaye ni ukuvuga ngo undi umuntu umwaka wa mbere ukorana nawe waramwemera indirimbo 6 akazibona uwa kabiri ntazibona akinjira mu wa gatatu ntabwo aba harabayeho kuba yarabangamiwe ahubwo aba yarabayeho kuba njye niko byumva kuri side yanjye kubabona ko akazi kari gukorwa kuko akazi katari gukorwa n'ibyo yemerewe kandi bifite n'amategeko abimurengera yandika iletera akakubwira ko bidashoboka nk'uko ingingo yindi ivuga ko mu gihe itubahirije ibiri mu masezerano cyangwa bikorwe nk'uko biri gukorwa umuhanzi afite uburenganzira bwo kwandika iletera agasezera ntagire n'icyo yishyuzwa n'ikintu kimwe
cyangwa se mbere yuko yandika iretire habaho kuba yakora babyita yasaba nk'inama cyangwa se nyine yabivuga yaba habashwa kubivuga cyangwa se akaba yakwandikira neza akavuga ati ibi nibigenda neza ndumva twabikosora. Indirimbo zanjye nshaka ko ziba nyinshi cyangwa ziba nkeya, ibyo byose bikavuga. Mu gihe cyose rero nka kampani uko twabivuze, dufite office, dufite abakozi batandukanye, dufite abamanager, dufite amastudio, dufite abaproducer, dufite ibiki, nta kintu ibyo bintu byose bikora umunsi ku munsi, ku buryo no ku mpungenge zindi navuga umuhanzi wa Demene adakwiye no kugira gutya ngo avuge cyangwa kuvuga n'uburenganzira bw'umuntu, ariko wenda nabwira abamukurikira cyangwa abadukurikira, Demene ni label ifite studios zose, ifite studio audio, ifite studio ya video. Nta munsi n'uyu n'umwe umuproducer batari muri studio, nta munsi n'uyu n'umwe manager batari mu kazi, nta munsi n'uyu n'umwe producer video badahari. Bivuga ngo gukora tunabakurikira gukora, uko nabivuga tubakurikira gukora mu ntambara tugira cyane mu kubwira abahanzi bajye muri studio cyangwa bagire n'iki. So nta wakwitwaza ngo Demene yananiwe gukora ikintu iki. Dufite internet yihuse cyane mu office ku buryo indirimbo yose yasohoka kuyishyira kuri YouTube bishoboka. Studio ntabwo tuba turi bujye kwishyura ngo umunsi, ahubwo batari gukora turahomba kwa ka producer turabishyura. Na studio twaraziguze, amazu zirimo arakodeshwa ku kwezi. Iyo umuhanzi adakora aba aguhombye, kubera ko n'uburenganzira afite wowe, kubera uburenganzira bwe n'ubushake n'ubushobozi mwabashe kubona uba warakoze ibyo bintu. Normal ntabwo ari rero yose igira studio cyangwa se umuhanzi wese ugira studio, ahubwo biterwa n'uburyo ukunda ibyo bijyana na strategy ushaka gukora. Muri strategy twakoze kugira ngo umuhanzi wa Demene atabura n'umwanya wo kujya muri studio banamubwira ngo studio hano ngo tubigize ngo uzaze kuwa gatatu, kandi we uwo munsi we yumva ari ready. Niyo mpamvu twashyizeho studio ya Demene. Nta bikorwa ubucuruzi busanzwe n'andi ma studio. Umuhanzi wa Demene ari prioritaire, ni mu rugo, ni mu office, n'inama zagiye zibaho nyinshi cyane, shyiraho n'amategeko yo kuvuga ngo byibura umuhanzi agomba kugera mu office gatatu mu cyumweru. Ubwo nagiye kuvuga gatatu kuba icyumweru cyose byananiranye, kuvuga gatatu. So igisubizo kuri icyo kibazo babajije cy'imikorere y'indirimbo za Safi na Kiba ni icyo ngicyo. Kandi nanone usibye no wenda muciremo no mu biganiro bikeba byagiye baho, cyangwa n'impamvu ashobora kuba yagiye yihangana no muri ubwo buryo bwose, cyangwa nta n'irete yigeze yandika cyangwa atigeze anasezera muri Demene abangamiye no indirimbo zakozwe n'iki, nuko noneho na 90% z'ibyo bintu byakozwe mu gihe cy'imyaka 2 amaze muri Demene. Ntabwo yuzuye neza iyo myaka, nkuko bivuga ngo ni imyaka 2 agomba gukora indirimbo mu mwaka wa mbere. Contract nk'umuntu wari ufite nta nubwo ari wagombaga no kubisaba. Demene yabonaga ikintu gikenewe, umuntu avuye ahantu afite pressure, umuntu ari gutangira no upcoming artist, nta ndirimbo afite, ariko ikirenzeho nuko ari umustar, uvuga ngo ari kariyeri imwe yafungiwe cyangwa se amasezerano amwe yamubujije uburenganzira, mwe mugiye gukomeza kugira ngo mumuhe ubwo bushobozi bwo gutangira anabinjiriza. Ko iyo udakorera umuntu waramusigishije, wowe niwo ugomba kurenzaho, kuko ugomba gukora cyane kugira ngo abashe kukwinjiriza ibyo wamusigishije, waramusigishije kugira ngo ukoze yinjize. So indirimbo mu mwaka wa mbere nk'uko byagenze, hakozwe indirimbo ya Rayvan, amakuru mfite menshi cyangwa no mu byo nawe ubwe yanyandikiye, atinya kuvuga nuko ye avuga ko yaho aramfashije, watanze n'amafaranga yaranyandikiye, atari ko n'umushinga narawutangiye, ariko akibagirwa ko wenda tunakora contract yabo twahereye ku bintu umutungo azanye n'uwo dufite, ariko nkanabinyomoza mu buryo bwo kuvuga ngo ntabwo Badrama yateze indege ngo agere Dar es Salaam gukora video ya Rayvan uretse yibone natangiye akazi. No matter what mba mwarabonanye mbere mwaragize iki, hari n'ibyo yishyuye, hari n'ibyo yishyuye. Ntabwo indirimbo nayishyuye 100%, umushinga waratangiye, ariko kurangiza umushinga nijyaho koze kuko na communication ya nyuma yose nta nyine Safi yabaye mu gihe management akazi karako. Iyo ni indirimbo ya mbere yakozwe, tunemezanyaho ko n'indirimbo yasohotse izina rya Demene n'ubwasohotse ku channel YouTube ya Rayvan.
indirimbo muri uwo mwaka yakozwe indirimbo ya Meddy ifata nk'umuhanzi w'umunyarwanda kuri international iyo nayo yarakoresheje hiyongereyeho indirimbo ya Harmonize icyo gihe noneho za ndirimbo ebyiri bimwe navuze ngo twe ntabwo amasezerano ariyo twarebaga ahubwo twaraga ko tugomba gukora nk'uko amasezerano avuga ati bishobora kuba byinshi bikaba bikeya hiyongereyeho indirimbo ya Harmonize indirimbo zigera ku ndirimbo zirenga 3 ziri international mu gihe cy'uwo mwaka umwaka wakurikiyeho twavuga kuko none umwaka wakurikiyeho tubaremo indirimbo imwe wenda iri international kuko handi zabaye 3 ibiganiro uko byabiteganyaga twarebye icyo aho tuvuye n'aho tujya tureba n'igikenewe kuri market turavuga imba dukoreye muri WCB indirimbo ebyiri nka Rebo iyoboye East Africa cyangwa se nakomeye muri Afrika tukaba wenda tubona ntabwo twashimishijwe n'umusaruro twabonye cyane cyane no ku ruhande rwa management ariko n'umuhanzi ku giti cye yarabibonye ko n'ibintu bifite tekinike ariko nuko nabivuga nawe yarabibonye ko umusaruro w'ibyo dutanze n'ibyo tubonye bidahuye habamo kurikirana no gukora strategy wese abanyarwanda n'iki kindi bakeneye gukora iki kugira ngo ukomeze bigende neza hazamo system yo kuvuga ngo dukeneye no kongera tukegereza abahanzi bo mu Rwanda kuko muri filozofi y'umuziki cyangwa muri tekinike zimwe zigenda zikora ubwo uyu munsi aragera hari n'amabanga agenda ameneka nuko burya gukorana n'umuhanzi w'iwanyu hari impact nini cyane bigira kuri wowe kurenza n'uwo hanze kuko ibyo twabiganiye turi muri hotel Dar es Salaam aho twageze i Dar es Salaam ikintu cya mbere twabashe kubona indirimbo nka So5 yaraduhombye twe nka Temene ntabwo ari indirimbo twacuje abanyarwanda nano dushobora kujya kuririmba bikatunanira ntabwo twaririmba nka kimwe cyangwa kontwari cyangwa nka iriya ndirimbo ye na Galit ibyo ni ibintu nahagararaho mpagaritse abantu batatu hano ndirimba Galit ndirimba So5 wabona ikibazo kirimo so iyo ndirimbo nuko byagiye indirimbo In a Million yakoranye na Harmonize nayo ntabwo ari indirimbo yagize intambwe iduteresha n'ibi kuko umuziki nanone tugeze no ku rwego rwo kubarira kuri namba kandi bavuga ngo namba never lie ni ukuvuga ngo iyo ubona ko wakoze indirimbo n'umu international nka Royal ikaza ikaguha views zitarenze 500 mu gihe cy'imyaka 2 ugakora indirimbo na Marina ikamara icyumweru ukaba ufite views 500 utubona itandukanye zo mu business bituma kwa iki so icyo twarabyicaye turabireba turavuga ahangaha duhindure umuvuno umuhanzi w'iwacu nje n'inkorana n'umuhanzi w'iwacu afite abafana nanjye mfite abandi uka postinga sharing ibintu bye nuko nanjye sharinga nuko uruhande rumwe rumwumva nanjye rukanyumva tugahuza impande zombi turafata igihugu nidufata igihugu turafata n'inkengero zacyo iyo tekinike iraza nibwo twinjiye mu gukora indirimbo nka za Mambata dukora indirimbo Riderman zigeze kuri ebyiri iyi yitwa Izanasame dukomeza n'amaproje kugira ngo dushakishe abandi dukorana nabo harimo na proje yo gukora indirimbo na Rihayi yageze ku rwego ruri high kurenza nk'amwe mu maproje yandi twari dukora kuko ntabihagararaho ko mu nyungu yabonye mu muziki wa Demene cyangwa se natwe Demene nk'umuntu twabonye muri ibyo bintu twakoze izo twakoze nk'uko twabiganiriyeho ni nazo zaduhesheje agaciro ko kuba abo turibo nka Safi Madiba no kwicara twavuga ati okay noneho fata umwanya jya muri studio tunganya igihangano cyawe nk'umuhanzi nyarwanda ntago abantu uko tubona public ntiri kwakira gushaka kwitwaza imbaraga za runaka bashaka kumenya who you are urinde urashoboye cyangwa ushoboye fata umwanya noneho kompoza ukora ikintu ariko twakoze indirimbo nka Kontwari yabaye indirimbo ya mbere y'umwaka ya Sama ibyo niko byagenze nako gahunda yagenze yari strategy ya company
kandi ngiye ku giti cyanjye nk'umuyobozi wa kampani nishimira ko yabaye successful kurenza ibyo twanyuzemo byaduhenze bikatuvuna bikarangira ntacyo bitumarira nuko byagenze. bivuze ngo ntabwo ari indirimbo 6 n'ebyiri zo hanze zikaba 8 ahubwo ni indirimbo 6 muri rusange. Ni indirimbo 6 muri rusange habamo izo mu Rwanda n'izo hanze, ni 6 mu mwaka baga yemerewe. Murakoze.